TV. Mwiriwe neza, nizere ko uri kunkurikira wagize umunsi mwiza. Ninjye Vinka, tugiye kubana mu kiganiro, ngo ikaze mu kiganiro. Tugiye kuganira kuba inyangamugayo. Abenshi dukunda kubyuka mu gitondo tukireba mu ndorerwamo, tukareba ukuntu dusa mu maso, cyane cyane ukaba utabasha no cyangwa ngo ujye koga mu maso kukanya, ariko ukabanza kubyuka ukahita wireba mu ndorerwamo. Ibyo ngibyo bivuze iki? Kuko udashaka kugaragara nabi imbere ya bagenzi bawe cyangwa imbere y'abantu bagiye kwita bakubona ako kanya. Ukaba wabyuka ukahita wireba mu ndorerwamo kugira ngo ugaragaze isura nziza, kugira ngo utaza kuba uri gusa nabi imbere y'abandi bantu. Kuba wenda waba uri mwiza, ufite imisatsi myiza, ugenda neza, useka neza, ntabwo ari cyo kintu kikugira mwiza gusa. Ntabwo ari cyo kintu wagashingiyeho uvuga ngo ndi mwiza cyangwa ngaragara neza buri wese yanyifuza. No kuba inyangamugayo ni ikintu umuntu akenera umunsi ku wundi. Ni ikintu gishobora kukubera, tuvuge nk'impamba ya buri gihe. Kuba inyangamugayo ni wa muntu ushobora kugishwa inama cyangwa se ukunda kugira ukuri. Wa muntu igihe cyose mwaba muri kumwe cyangwa mwaba wenda muri mu muhanda mugaca ku muntu, akaba atagira umuntu arenganya cyangwa umuntu abeshyera. Wa muntu mwiza, wa muntu ugira ikinyabupfura, wa muntu utabeshya, wa muntu utagira nyine amanyanga ku ruhande. Wa muntu ushobora guhereza ibyo bitanu niyo byamara imyaka ingahe, ariko akazirikana ko wabimuhaye cyangwa hari ikintu wamufashije. Uwo muntu ni umuntu w'inyangamugayo. Ubundi bajya bakunda kuvuga ngo akari ku munwa akari ku mutima gasesekara ku munwa. Kuba ngaragara gutya cyangwa kuba umuntu ari mwiza bishobora kugaragaza ukuntu nasa mu mutima, bishobora no kugaragaza ko atari mwiza cyangwa ari mubi cyangwa ari mwiza. Kuba rero waba inyangamugayo ntabwo ari ikintu cyakaguye kugorana. Ntabwo ari ikintu wagafatira umwanya ukavuga uti ngiye kwiga kuba inyangamugayo. Ni ibintu ubundi umuntu ufite indangagaciro yakaguye kuba avukana cyangwa arerwana. Niba uri umuntu ushobora kubeshyera undi muntu kugira ngo wowe urinde icyubahiro cyawe, cyangwa ukaba watanga amakuru ataraye nyayo kugira ngo weho witabare, ntabwo ibyo bintu ari ubunyangamugayo. Kuba umuntu ashobora kukwizera akakubwira nk'ikintu, nk'abantu bagira inshuti, akaba yakubwira ibanga ryiwe, ugasanga atangiye kubyumva hano hanze. Ugasanga ntabwo uri umuntu w'umunyakuri, umuntu yakishingikirizaho ngo abwire ibintu bye. Biragora cyane guhemuka kurusha uko wahemukirwa. Iyo murabizi, niyo wahemutse uri umuntu ufite umutima, hari umuntu wahemukiye, icyo kintu gihuye ku mutima wawe, uhora uvuga uti wa muntu naramuhemukiye, ubu se iyo duhuye mbonamo iyihe shusho, ambonamo nde? Ugahora urwana n'iyo ntambara kuba warahemukiye uwo muntu, kandi ugasanga we nta nubwo abihataye mu ndende wenda avuga ngo uyu muntu yaramuhemukiye, ariko wowe ugahora wicira urubanza, uyu muntu naramuhemukiye, uyu muntu hari ibintu namukoreye bibi. Hari umuntu nzi yakoranaga no, reka tuvuge wenda mfite boutique, hari undi muntu dukorana muri iyo boutique afitemo shares ziwe, nanjye mfitemo izanjye, ariko icyo gihe habayeho guhomba. Ubwo urabyumva, niba ari bube guhomba, turaza kugabana bya bintu twari dufite mwaho ngaho. Rero umuntu umwe akugira ngo babigabane byose bitwarwa n'umuntu umwe. Uko nakubwira uti bungurije ibi bintu dufite ari njye ubitwara, ngira ibibazo nyemura, ejo nzakwishyura. Ibintu bifata imyaka n'imyane ku muntu ataramwishyura. Na n'ubu kugeza n'iyi saha ntabwo aramwishyura, ariko ahorana umutima umucira urubanza. Niyo agiye gusenga, ubura nk'isengesho usenga, ubu wumva ko nyine n'Imana ubwayo yaguhanye, ugahora wicira urubanza, uyu muntu ambona ate? Kubera iki nabonye ubushobozi kunishyura uwo muntu? Wenda nta nubwo yabikoranye umutima wo kuvuga ngo ndamwambuye cyangwa ntago nzayamuha. Mu by'ukuri pe yabuze ukuntu abimwishyura.
murabizi ushobora kwizeza umuntu ibitangaza ukamwizeza uti ejo nzaguha amafaranga cyangwa nzaguha iki, ntibikunde kuko ubushobozi hari igihe bubura. Mu by'ukuri uwo muntu ntago yamwambuye ibyo bintu cyangwa ibyo bikoresho bagombaga kugabanya atabimuhaye kuko wenda yashaka kumuriganya, hoye yabuze ubushobozi. Ariko wa mutima uhora ukubwira uti warahemutse biragora cyane. Rero guhemukirwa ko n'umuntu yahemukiye we akunda kumubwira uti ihangane uzayabona, ihangane ibyo bintu bibaho, nta mutima mubi, ukabona nyine amwereka ubugwaneza, amwereka umutima mwiza. Icyo kintu rero urumva ko uwo muntu ahora bizirikana ni inyangamugayo, ntago ashaka kuvuga ngo reka nigendere cyangwa hashize imyaka n'imyaniko yarabyibagiwe cyangwa ninamwishyura nta kintu ako kanya bizaba bivuze ukagenda ukicecekera. Aho hantu nta bunyangamugayo bwaba burimo. Kimwe nuko urubyiruko tukunda kubeshya pe, ukaba wenda wanga umuntu kubeshya cyangwa uvuga uti umuntu mbeshye rwose ntabwo twashobokana, ariko wowe te nukabeshya. Nkibaza se kuki wowe icyo kintu wumva utagikorerwa, kuki uba ushaka kugikorera abandi? Ukabeshya, kwa mbere ukabeshya, kwa kabiri ukabeshya, ariko umuntu yakubeshya rimwe bikaba ukumva nyine igihugu cyose yakirimbuye, bikaba ikibazo. Nko reka tuvuge wenda nko mu kazi niho akenshi bakunda kureba wenda umuntu ni inyangamugayo cyangwa si inyangamugayo. Kuba utari inyangamugayo bishobora kukwimisha akazi, bishobora kubura inshuti, ushobora kubura n'iyo famille rega wayibura. None se niba bazi yuko uri umuntu ugira amanyanga, niba hari ikintu bagufatiyemo wenda cy'ukuri cyangwa kitari cy'ukuri, urakoresha amanyanga yose kugira ngo bisopanye, unyure mu nzira zindi zitari nziza, ubeshye ugira ute. Ntago uzambeshya uyu munsi ngo mbimenye ngo wambeshye, ejo nzongere ngaruke mwizere cyangwa nkubwire amabanga yanjye cyangwa ibikorwa byanjye. Nzakumva ko nyine uri bundiganye, uri buncishe hirya no hino, ugasanga ya mahirwe wari kubona, ka kazi wari kubona cyangwa wa muntu wari kugufasha, hanze wagaragaje isura kuko utari inyangamugayo, hanze wagaragaje ko nta umuntu atakwizera. Wenda ushobora kuba udafite ayo mashuri, ariko ubunyangamugayo ndabizi neza umuntu ubundi ufite ikinyabupfura, umuntu ufite izo ndangagaciro akaba n'inyangamugayo. Niyo wenda waba utarize kubera ubushobozi, ariko hari ahantu bikwinjiza, hari abantu uhura nabo, hari support ugenda uhura nayo utakitega wowe ubwawe, kuko kakantu k'inyangamugayo bakavuga uti wenda uyu muntu nubwo adafite ibi ngibi ibi n'ibi ariko ni inyangamugayo, hari ibintu twamwizeramo, hari ibintu twamuhereza, inshingano twamuhereza ntaziriganye cyangwa nashiremo amanyanga kuko barakwizeye. Umuntu rero utari inyangamugayo ushobora guhura n'ikibazo runaka ukabura umuntu ugutabara. Nk'ayo mafaranga navugaga, ushobora kuba wenda tuvuge nk'abantu bakodesha, nko kuba nyir'inzu abizi ko utajya wishyura, ukubita amezi angahe abizi ko utajya wishyura. Hari n'abantu bamara n'imyaka ingahe batarishyura amazu, ugasanga mu gicuku ugiye kwimuka, nyir'inzu wenda yaryamye cyangwa ntahari, ugasanga ugiye bujura kandi waraje urimo kumwaka inzu cyangwa uvuga uti mubana aho ngaho. Birababaje cyane kuba waraje nk'umuntu w'umushitsi cyangwa wubashywe ugasohoka nk'igisambo. Kuba uwo nyir'inzu yaragiriye umutima akavuga uti wenda amaze umwaka reka nihangane n'ibibazo ndi kubona cyangwa se n'ukuntu mbona abayeho mu buzima busanzwe, reka mwihanganire, ariko n'ubundi ibyo bintu nubibone ugashiraho kujya kwimuka mu bubandi, mu bujura. Icyo kintu ntago gikwiriye, ntago ukwiriye kubura ubunyangamugayo. Nta nubwo ari ibintu wakagombye kuvuga ngo uriga, ntago ari ibintu wakagombye kuvuga ngo umuntu azanyigisha kuba inyangamugayo. Wowe wumve ko ukwiriye kuba inyangamugayo, umuntu agomba kukwizera mu byo urimo cyangwa mu mitekerereze yawe. Kuba rero umuntu ashobora kukubona uri mwizi inyuma, usa neza, uteye neza, ariko ukaba nta bunyangamugayo ugira, ukaba ugira amanyanga, ubeshya, ugira iki, ntabwo ibyo bintu nzajya mbona ko uri mwiza. Ejo wenda nshobora kubona kuri mwiza kuko wambeshye ndabyemera, wandiganyije ndabyemera,
ariko se ejo nimenya ko nyine ari we wabikoze nabonaga ko ari wowe mwiza, ntabwo nyine nzakomeza kubona muri ya shusho nziza. Ubundi bakunda kuvuga ngo abantu beza cyangwa abantu bagaragara neza mu maso, abantu bateye neza ngo ntabwo bakunda kugira imitima myiza, ahubwo wa muntu ubona nyine adafite isura ishamaje ugasanga yifite umutima mwiza, nyine nta roho mbi afite muri we. Kuri mwiza kukeye kuki nyine udakwiye kugira n'uwo mutima mwiza. Cyangwa nuko bavuga ngo ntabwo Imana yaguha byose. Ibyo bintu kubera ko Imana itaguha byose rero gerageza wenda ubyirememo. Uvuga uti wenda niba ndi mwiza koko reka ngumane ubwo bwiza, ibintu byose mbe bete, ibintu byose mbe mwiza, ku buryo umuntu we ashobora kungirira icyizere nubwo nta bintu naba nakoresheje cyangwa ububasha naba nakoresheje, akangirira icyizere kuko yashusho nagaragaje muri sosiyete. Rwa rukundo kwa kuntu umuntu, hakaba hari umuntu w'inyangamugayo ukumva ko niba uhuye n'ikibazo, niba ufite ikibazo ukumva yakugira inama iruta kuguha wenda nk'amafaranga, ukamwizera cyane ukavuga uti runaka ni inyangamugayo, nubwo wenda baba barimo kumbeshyera we yaza akavugisha ukuri, ntabwo we yambeshyera. Uwo muntu ugasanga arakunzwe cyane, ni umuntu ntabwo akunda guhora yishimye, abantu baramukunda, agira inshuti nyinshi, na famiye ubwayo iramukunda, ugasanga nyine ahantu ageze ntabwo baba bashaka kumutakaza cyangwa kumubura, ntabwo baba bashaka ko abajya kure, kuko ni inyangamugayo, barabizi neza akagira ukuri, barabizi ko ari umuntu ufite umutima mwiza, ufite umutima wa kimuntu. Ariko niba ndi wa muntu uri buguhemukire cyangwa uri bugukorera ikintu kugira ngo ngewe mbone amaramuko, aho ngaho nta bunyangamugayo burimo. Ntabwo uzahemukira umuntu we ngo ukunde ubeho, kandi nawe ubwo buzima ufite atari ubwawe warabuhawe n'Imana. Ntabwo utekereza ko wenda ushobora guhemukira uwo muntu nawe Imana ikaguhemukira, kandi murabizi ko Imana igiye kuguhanigwana nabi pe. Abantu bizera Imana barabizi ngo warurushya Imana igukubita ukajya ku murongo. Urwo rushyi rero ntabwo ngiye nifuza ko umuntu waba uri gukurikirana ikiganiro ko Imana yarumukubita kubera kutaba inyangamugayo. Ndagira ngo mbabwire ahantu muzajya gusoma muri Bibiliya mu Baheburayo, nibo babivuga neza 13:18, uzabibona neza. Bibiliya ku bantu bizera Imana ibamo ijambo cyane inyangamugayo cyangwa kuba inyangamugayo. So rero ndagira ngo mbabwire cyangwa mbashishikarize kuba inyangamugayo. Niba uri urubyiruko, tangira ukuri uri inyangamugayo, utajya mu bintu by'amanyanga, udakoresha kuba wenda uri ugirirwa neza cyangwa uri bubone ibintu byiza kugira ngo umemukire. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Ntabwo umuntu w'urubyiruko, umuntu mutoya akwiye gukoresha amanyanga kugira ngo akunde abeho cyangwa akunde aramuke neza. Ndagira ngo rero wowe uri kumbona cyangwa se wowe waba hari ibintu wifuza ko tuganira cyangwa ikiganiro waba wifuza ko mbagezaho, ndagira ngo mujye mutanga komenti, munasharinga ibyo biganiro kugira ngo bigere ku bandi. Hari umuntu wavuga uti nzajya kwiga kuba inyangamugayo, wenda hari igihe uba ubeshya ariko ukaza kwigarura ukavuga uti nabeshye, ejo nanone ukongera ukabeshya, ariko muri wowe hari ikintu kigupushinga kuvuga uti waretse kubeshya, warekeye kubeshya. Ubwo rero mwegera Imana, mujye musenga n'Imana ibibafashemo kugira ngo ube waba inyangamugayo cyangwa wagira umutima mwiza. So guys, make sure subscribe, like, share and comment. Ciao, we love you. On TTV.